turebye dusanga nyine hariya kuri ruhurura huzuye abantu benshi. Amakuru yari ahari hariya muri kubona, amakuru yari ahari ni uko uruhinja rwari rwagaragaye muri iriya rigori. Uwo mwana bamubonyemo, gusa amakuru ahari ni uko ashobora kuba yabonwe n'abantu bari bari gukoramo muri ruhurura kuko ijya ahangaha turi niho uyu mwana w'uruhinja yasanzwe yajugunywe hagati muri iyi myanda, maze ubwo abakozi bakora aha hantu bashinzwe gukora amasuku kuri iyi mirimo ikorerwa aha hantu bihutira guhamagara inzego z'umutekano kugira ngo zize zibashe gukora iperereza kuri ibi bintu. Vumbura TV Rwanda. Aha turi ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, umudugudu wa Riba. Mu masaha ya saa 5 muri aka gace hasanzwe uruhinja muri rigori cyangwa mu rutindo rushya ruri kubakwa aha hantu. Uru ruhinja rurabarirwa mu mezi 6 ndetse n'7. Abaturage barakeka ko ari uwaje kumujugunya cyangwa se akaba yamwishe akamujugunya muri rutindo. Abakozi bakorera aha hantu bashinzwe imyubakire nibo babonye uru ruhinja ubwo bari baje gukuramo imyanda. Ubwo babonaga uru ruhinja bahise bihutira guhamagara inzego z'umutekano, maze mu kanya gato zihita zihashinga ibirindiro mu gihe kitarambiranye. Inzego z'umutekano ziturutse ku murenge wa Nyamirambo zirimo polisi ndetse n'imodoka y'umutekano zahageze zihutira kwegeranya ibimenyetso ndetse no gukura uru ruhinja muri iki kirombe. Ku bw'amahirwe make basanze uruhinja rwamaze gushyiramo umwuka. Abaturage bari bari aha hantu barakeka ko uruhinja rwajugunywe muri iki cyobo mu ijoro ryahise cyangwa se mu gitondo ubwo imvura yari iri kugwa ari nyinshi. Mu gahinda gakomeye twaganiriye na bamwe bari bari aha hantu ndetse tuganira n'umubyeyi utashatse ko imyirondoro ye ishyirwa ahagaragara, atubwira ko uru ruhinja rushobora kuba ahubwo rufite nk'amezi 8 kuko ngo rwari rukuru. Amakuru twabashije kumenya ni umwana bari batayemo hariya muri ruhurura, ku bari barimo bakora hariya mu muhanda hariya bakora iriya ruhurura barimo bayubaka, nyine bahageze basanga gafate nta kibazo, basanga ni umwana nyine wari wahagamyemo hariya, ariko ntabwo bazi ngo ni uwande cyangwa se yatawemo n'andi. Ubwo rero babashije guhamagara inzego z'umutekano, babasha kuhagera, bamukuyemo mu mwanya mutoya ushize. Ubwo rero ibindi baraza kubikurikirana n'ayo makuru ahari, ndumva ari ibyo. None se hari abari kuvuga ko bashobora kuba ngo ari umwana ngo w'umwaka, abandi bakavuga ngo ashobora kuba ari umwana ngo w'amezi 6, abandi bakavuga amezi 7. Ese we uko wabibonye urakeka ko uwo mwana ashobora kuba afite amezi angahe? Njye nabonye ari akana kakiri gato kuko kari kakiri mu ikarito, ariko uko biri kose ntabwo kari karengeje nk'amezi 6. Amezi 6. Bamwe baravuga ko ngo ari umuntu wakuyemo inda araza aramuhata, abandi bakavuga ko ngo ari umuntu wamwishe akaza akahamuta. Ese wowe uko wabibonye urakeka bimeze bite? Mu kigaragara cyo yaba ari nk'inda, nk'uwaba yakuyemo inda akaza kuhamuta, akaba yaje kumuta muri ino ruhurura. Ababyeyi bamwe baravuga ko ngo bitewe n'uko bamubonye, bamwe ngo bifashe ku munwa, abandi ngo bumiwe. Ese wowe ku bwawe byagenze bite? Byari ibintu bitoroshye cyane, urumva ko ni ibintu biba ari ibibazo. Iyo ubonye nk'ibintu nk'ibyo ngibyo nawe ntiwabura kugira ikibazo, kuko mu bigaragara cyo bigaragara ko hari abantu batagira umutima. Umuntu utinyuka gukora ibyo bintu nta mutima aba agira, nta mutima wa kimuntu, kuko nawe wamubona ni ibintu by'amahano, ntabwo byagakwiriye kubaho. Ese ninde wabonye uriya mwana? Nasanze hateraniye abantu benshi, ariko mu kigaragara cyo abari barimo bakora hariya muri ruhurura bari bamubonye imbere, kuko twasanze abashinzwe umutekano, inzego z'irondo aribo bari bahageze, nibo bahageze mbere, nibo twasanze cyane. Murakoze cyane, turabashimiye kwitabira ubutumire bwacu kuri Vumbura TV. Murakoze cyane. Umusa, nakwakiriye muri studio za Vumbura TV. Ndashaka kukubaza utuntu dukeya. Yego. Witwa nde? Nitwa Egide Bizimana.
mu masaha make nibwo twumvishe ko muri iyi karitsiye mutuyemo hari uruhinja rwavuguruwe muri rigori cyangwa se munsi y'urutindo ruri kubakwa, hari amakuru waba ubifiteho? Amakuru n'aba mbifiteho ndagereranya mbabwiye nk'ibyo ngiye niboneye n'amaso yanjye. Twabyutse turebye dusanga nyine hariya kuri ruhuru hahuzuye abantu benshi. Amakuru yari ahari hariya muri kubona. Amakuru yari ahari ni uko hari uruhinja rwari rwagaragaye muri iriya rigori. Uwo mwana bamubonyemo, gusa amakuru ahari ni uko ashobora kuba yabonwe n'abantu bari bari gukoramo muri ruhurura, kuko ijya yuzura hakazamo ibintu by'imyanda. Ikigaragara cyo n'ubundi abamubonye ni abari bari gukuramo iyo myanda kubera imvura yarayiguye ari nyinshi. None se bamwe baravuga ko ari umuntu ngo waje kuhakuriramo inda, abandi bakavuga ko ari umuntu wamubyaye akaza kuhamujugunya. Ese wowe uko wabyumvise n'uko byagenze, urakeka ko byagenze bite? Uko byagenze, ahantu bamubonye ntabwo ari umuntu waba wakuyemo inda ngo ahamujugunye, ahubwo uko bigaragara ni umuntu wamujugunye muri ruhurura mu gihe cy'imvura, n'amazi akaba ari agenda akamushyiramo. None hano ninde wamubonye mbere? Ese byagenze bite kugira ngo ruriya ruhinja rugaragare, cyane ko n'imvura yari yiriwe igwa yanaraye igwa, urumva ko hari hariho umuvu mwinshi cyane? Byagenze bite kugira ngo urwo ruhinja rugaragare? Uko bigaragara n'ubundi nk'uko nabisobanuye, ahantu umwana amazi yari yamushyize, ahantu yagaragaye ntabwo ari ahantu umuntu yaba ari gutambuka cyangwa ari kugenda mu muhanda ngo agire gutya ahita amubona. Ahubwo ikigaragara cyo n'ubundi abantu bakora muri iriya ruhurura nibo bashobora kuba bamubonye, bakaba bahamagara abashinzwe umutekano bakaza kureba. Bakimara guhamagara inzego z'umutekano zahise zihagera mu gihe kidatinze? Uko biri hashize umwanya mutoya, ariko bahise bahagera. Murakoze cyane, ndabashimiye kwitabira ubutumire bwacu kuri Vumbura TV. Yego, murakoze. Amakuru yacu reka tuyahinira aha. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri uyu muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.